Yes, nizere ko mumeze neza aho muri hose. Abantu benshi ntabwo bazi iki kintu. Abantu benshi bavuga ko telefone zabo zitagira 4G, ariko uyu munsi nuramuka ukoze aka kantu, telefone yawe irahita ijya muri 4G niba itari isanzwe igira 4G. Fata telefone yawe nkwereke ibintu. Numara gufata telefone yawe uzaza hano usanzwe ugiye ahantu ugiye guhamagara, icyo uzakora ikintu uzahita uza ukande urwego akanyenyeri urwego akanyenyeri urwego gutya. Noneho ukanda akanyenyeri urwego akanyenyeri urwego, uzahita uza wandikemo 46 wandikemo urwego akanyenyeri urwego akanyenyeri urwego. Numara kwandikamo gutya izi kode uzahita ugera ahantu hameze gutya. Ubundi numara kugera ahantu hameze gutya, ntago ari hano uzahingukira bwa mbere, uzabanza ugera ahantu kuri izi option zimeze gutya uko ari eshatu. Numara kugera kuri izi option uko ari eshatu, uzabona icyanditse ngo phone information, usage statistic and wifi information. Ite uza hano kuri phone information gutya. Numara kuza kuri phone information, tugiye kwereka ku buryo wakerekeza phone yawe muri 4G cyangwa se mu buryo bwa 4G igihe ugira 3G gusa. Yes. Noneho nuramuka uje hano uzahita uhasanga aka kantu kanditse ngo set prefer network type. Dore naka ngaka gutya. Naka ngaka gutya niko uzahita ugakandaho gutya, akantu kanditse ngo gutya uhite uza ukakanda. Numara kukabona kara kantu urahita ubona ko ahangaha urahita uhabona aka kantu kameze gutya hano hejuru gutya, urahita ukabona. Numara kukabona hano gutya urahita uza ugakandeho. Numara kugakandaho, hano haba hari ubwoko bwa network nyinshi zigiye zitandukanye. Wenda n'urugero ushobora kuza wenda ukaza ugasangamo iyi elite. Numara gusangamo, dore hano hari 3G na 4G. Nuza ugasangamo aka kantu gutya ngaka, wenda ushaka gushira phone ya muri 4G byonyine, uzahita uzukandika ngaka kanditse ngo read only. Ngaka kanditse gutya. Hangaka gutya kanze nkwereka aka kantu. Ngaka nuramuka uje ugagakanda ngaka gutya. Ngaka kanditse ngo ngaka ka read only. Nuramuka uje ugagakandaho, ni kuvuga ngo phone yawe izaba ari muri 4G gusa. Iyo uje ugakanda kwa ngaka ka kabiri ngaka kari hano kanditse ngo ngaka ka read and WCDMA, uzavuze ngo ni 4G ndetse na 3G gusa. Yes, ni 4G na 3G gusa. None nuza ugakanda kwa ngaka kanditse ngo akangaka. Ariko icyo cy'ingenzi ni uko twebwe twaje kureba icyo bita gushira phone yacu muri 4G. Icyo dushaka ni 4G yonyine. Noneho kubera ko twe dushaka 4G yonyine, icyo uzakora nta kindi, fata telefone yawe wamara kuyishira muri 4G yonyine gusa. Icyo ukora wowe nta kindi, uhita uza ugascrollinga uzamuka gutya. Iyo scrolling uzamutse kuko dushaka gushira muri phone yacu muri 3G cyangwa muri 4G gusa, uhita uza kwaza kuri kantu kanditse ngo read only. Iyo ira LTE only bivuga ngo ni 4G gusa. Uhita uza ukagaze koko dushaka gushira phone yacu muri 4G, uhita uza kantu kanditse ngo read only, ugahita uza ukagaselectinga gutya. Iyo ugaselectinze gutya, no kuvuga ngo telefone yacu tayari ihita ijya muri 4G gusa. Wabona ko ari hejuru muri network, hejuru hose ahisa ajya muri 4G. Muri 4G hejuru hose urabona ko hose ahisa ajya herekeza muri 4G gusa. Ubwo ni 4G gusa tuba turimo gusa. Unimaje kuba washa telefone muri 4G niba itari isanzwe irimo, ubwo nta kindi ukora, biba byarangiye, uhita uza gutya ugasubira inyuma. Ko telefone iba yamaje kujya muri 4G. Ubundi niba ufite ikibazo cy'ukuntu wafata telefone yawe ukayishyira muri 4G, nizere ko wabibonye n'uburyo bikorwamo. Rero niba iyi video yagushimishije ukane subscribe. Niba ufite ikibazo uraza kujya muri comment wandika ikibazo ufite, mbe nagufasha kandi mu buryo bworoshye. Ndabakunda cyane, mukomeze mwagira ibihe byiza muri hose. Njye wumvaga kuri mikoro nitwa Jules, duhurira muri tips zitandukanye zigiye zikurikira. Ndabakunda cyane.